Ndaza kubabwira Tshisekedi ndamukunda ndavuga n'impamvu mukunda. Numwe mu banyafrika babayeho nako mu bagabo babayeho kwisi. Ugerageje kugaragaza gahinda n'akababare k'abakongomana ari nako gahinda k'abanyarwanda. Kuko ndagira nkwibutsa imba twica abakongomani ntago tubica baboshye turarwana. Turwana nabo. So bivuze ngo abanyarwanda n'abakongomana amaze imyaka 30 bapfa. Live. I am now live. I am live. Try to be live. Yes, kambanze ndebe inshuti zanjye zirahala. Nyankuru Jasosieri Jean Pierre Ndagijimana Mfura basaza ndabasuje n'abakecuru ndabasuje cyane inshuti zanjye. Okay, Inyangarwanda hari umuntu witwa Inyangarwanda ndagapfa nagira amazina Kiyo yita Inyangarwanda wa mujene nta muntu kwe kwita Inyangarwanda nta muntu wanga igihugu avuka mu bana. Oya igihugu wabeshyirwa ku cyangwa ariko ntago we wabango wanga igihugu gute ni Badurama yo mu king Wakanda. I'm the king of Wakanda brother, always son of God. I love peace. Yes. Sablo amguma men within delay imyaka myinshi cyane wanje myinshi cyane. Most some guy in Rwanda, much love from Beltec, come to visit Kra. Oh my man, I can't wait bro. Away. Bad Lama is my idol, my God. Oh my surprise. Okay. But not a God though. We all have God. Nanjye ubwiza n'umutima n'imbaraga ngira mbikura ku Mana. Imana yo tujye tuyubahira ibyayo. Ni wowe yise Inyangarwanda soma neza. Oh, mubwire ngo thank you kunyita Inyangarwanda. Already icyo gihe wanga u Rwanda kuko yufata umunyarwanda ukamwita Inyangarwanda already uri Inyangarwanda. Ubututsi igihugu yubwiye umuntu gutyo. Mugisha habye Wakanda one love from Murenge. Oh abanyamurenge mwamba bari mukaza no muri no live kwere koze abanyamurenge imba hari ubwoko bukwiye kwitabwaho no kuhabwa amaboko n'abanyamurenge. Lekana nawo bashenzi nta critical thinking bagira. Okay, Ernesto Claude Imana. Guys, ndabizi mufite amatsiko muri kwibaza ngo sengo badi ngo burangagiye kuvuga iki. Mva na showbiz tuvuga showbiz, tuvuga ubuzima, tuvuga n'ibibazo personal tunyuramo. Ndi kugerageza kuba strong, mbategereje guys kugira ngo mbaganirize ariko ntago byoroshye. Harucheka icyo nabangiye kuvuga racya icyo nkeneye kuvuga cyangwa ejo nabandikiye mbabwira ko mazige bro mbayeho nabi pe. Mbayeho nabi uhangana n'ibitekerezo. Kuko ndabizi ko abanyarwanda benshi turashonje dufite inzara nyinshi mwavuze ngo abayeho nabi disi umuntu atekereza inzara kandi ndabyumva ntago aretse tuba twarabyihamagariye ariko mbayeho nabi kubw'ibitekerezo n'ibyo mbona ibyo numva ibyo nkorerwa and no kugira ngo ngira amahitamo mazima cyangwa se meza. I really wanna have a right choice. Niyo mpamvu ndi hano kugira ngo nshuti zanjye bavandimwe tuganire mungire inama uko tuberaho kugirana inama tuberaho kubakana gufashanya byinshi cyane. Niyo mpamvu ndi hano ariko nyine mfite ijambo nabateguriye muri hehe. If you know you know, you already know. You better be strong of what? Luck up. Okay. Long time brother ugarutse Rwanda ryari Rwanda biri mu mipango yanjye. I'm coming to you guys, keep on saying the truth, that's all.
urakoze cyane. Ayo niyo nayo mahitamo yanjye y'ubuzima bwanjye bwose. You better be strong. Pole sana brother. God knows you. God knows everybody and God loves us and God ntago ajya dukuraho ijisho uko byagenda kose. So the reason why uri kuvuga cyangwa upostinga ibyo upostinga biri guterwa n'ukuntu ubayeho. What do you think? Mbayeho gute? Mbayeho gute? Ariko nk'uyu muntu uvuze nk'iri jambo nk'ubu tumubwira ati nawe jya kuri live tureba aho wicaye, aho ukora, icyo ukora, ayo winjiza, turebe ko ufite credentials zo kuvuga icyo kintu, privilege zo kuvuga ngo umuntu ukabayeho. Ariko buriya nta burwayi burenze nko kuba wafata umuntu udatunze, utabana, utabayeho ku bwawe, utanabayeho n'ubuzima ubayeho, ukibaza ku buzima bayeho. Urebye niho dupfira, niho dutakariza, niho inzara ivira, niho buri kimwe cyose. Bro, you survived more than whatever is happening. I trust you keep it up, Lion. I am the lion, bro. I am the Simba of Judah. Yeah, I survived a lot. So, nyeka ko n'ibindi byose ngomba kubisurvivinga. Kandi burya ntago ari ngombwa ko ari ngibisurvivinga, n'amaraso yanjye bisurvivinze abavandimwe inshuti y'Abanyarwanda. Is cool. Ndakwemera brother, ariko usigaye ushaka kujya muri politike cyane bro. Uri mwatisi nkakubona bro. Arega abantu muri beshe ngo umuntu ngo yagiye muri politike, nta kintu na kimwe gita ibintu kububaye ubundi uvutse ugiye muri politike. You understand? Ko ibintu byose tubamo gukora umuziki ni politike, kubaho ni politike, gutora ni politike. Umuntu uri hano wenda utaratora, utajya mu matora, ubone navuga ko atajya no muri politike. Ariko imbutora buryo uri umunyepolitike, ukufata ibitekerezo by'umunyepolitike ukabitora ukabishyigikira, already mufatanyije politike. So politike abantu bakoresha iryo jambo cyane cyane n'abantu bakunda manipulation, bakunda kumanipira abantu no kumvisha politike agashaka kwereka ko ari nk'uburozi waburya cyangwa ari nk'ibindi bibazo. Ariko no, politike nicyo gihe nese wakunda igihugu cyawe gute udakora politike yacyo, utumva politike yacyo, utagi ibintu byose bikorwa na politike. No kugira ngo ujye kwishuri politike iba yakimwe ukajya kwishuri, so wigira kuri politike, wiga politike, you know what I mean? Kandi wigishwa n'abatozwa na politike, nibo baguha imirongo y'ibyo uzagenderaho, ibyo uzubaha, ibyo utazubaha. So icyo cyo muzagitsire mu mutwe wanyu rubyiruko nshuti zanjye, ujye umenya ko politike n'ubuzima ubamo. Ntago politike ifite uwo isinyweho n'iki, hari abayikora hari no kuyibamo. Nge sinkora politike, I'm not a politician, sineze no kuzaba umunyepolitike. Ariko abanyepolitike ibyo bakora babikoreranye, ibyo bavuga babivugiranye. Ni nayo mpamvu nanjye ngomba kumenya ibyo mwamvugiye nibyo cyangwa sibyo, ibyo munkorera nibyo cyangwa sibyo. Kwa abanyepolitike bo noneho babikora nk'umwuga, bo tuba twarasinyanye amasezerano turasinyira hehe mu itegeko nshinga. So iyo umunyepolitike akoze ibidawe n'itegeko nshinga, mfite uburenganzira 100% yo kumubwira sa mu byo twumvikanye, mu bishinzwe ibyo ngibyo watandukiriye ko mu mategeko atugenga ntago birimo. Hari ubundi abanyepolitike bacu tubabaza ibyo bakoze bigenze gute, tubabariza cyangwa tubaza tugendeye kuki. Anyway, twakomeje abagupinga barekane ni Badrama Manchaka, namba yawe nkazakubwira akantu. Yes, ushobora guca muri DM ukanyandikira, then nkaguha namba yanjye. Hope you are strong than before. I am Badrama is a lion. I am sir. Sawa none se ko ari kutase nshingi wa twebwe tutakritika ibyo ari kuvuga. Yes exactly, yeah. Ubundi nicyo bita freedom of speech. Ndashaka ngo nkubwire ngo kuri iyi si umuntu uzakubuza gukritika cyangwa kuvuga ibyo utekereza cyangwa ibikurimo, ubundi niwe mwanzi wa mbere w'amahoro w'ikiremwa muntu cyose kibaho ku isi. Kuko imbu umuntu ashaka vuga we ntuvuge, uwo muntu ubundi usibye kuba ari ikigoryi, ari umugome, ari n'umwicanyi, nta kindi wamushinja, nta n'ikindi wamuha. Kuko ibyo ni ibintu biri clear. Kuki ushaka kuvuga nge simvu urinde sa uburiye iki? Kandi warangiza ugaheka za karaseri ukaza ngo turi mwibarusha, ngo turi kubaza ibi, ngo turajuza ikibuzi iki ngiki. So wowe ushaka kuzana ibipapuro byawe ukambaza ibyo umbaza, ariko nge ntushaka ko nyuma yuko ugiye nshobora kubyuka nkavuga nari kubundi ibintu bambajije ejo, mwe murabyumva gute ba? So nobody rero can silence me. Fuck it.
Mukunzi John, ndashaka kumenya niba unywa itabi ndarinywa isigara amaze imyaka irenga 20 natangiye kunywa itabi kubera struggle nanyuzemo z'ubuzima zitari bwiza. Natangiye kunywa itabi ku myaka 9 I think. Yitwaga Super Match. Ubuzima twanyuzemo mu Rwanda twese turabuze, hari ibintu tutagomba no gutindaho. So muri ubwo buzima nisanze mu itabi birenda bijyana n'isankirinywa ndarimo I smoke. Kunywa itabi si ikibazo ya. Thank you so much kuko nubundi nubwo ndimo sinjye urikora wakabaje nk'abari kwa tukimukora itabi. Thank you nshuti yanjye unsubirije icyo kibazo. Kunywa itabi ntago ari ikibazo. Ariko wowe ikibazo cyawe ushyigikira ko FDLR itarandurwa u Rwanda n'inkuraho. Bro, ntago badrama nashyigikira FPR kitaranga. FPR nta FPR nta FDLR byose mbibona kimwe. Ntago nashyigikira ko FDLR itarandurwa. Kimwe nkundi mutwe wose we nambwira FDLR. Bro, nundi mutwe wari wo wose wica abantu cyangwa ubuza abantu umudendezo n'umutekano wabo kuri isi ugomba kurandurwa. Kimwe nkundi muntu wari we wese wakorana n'uwo mutwe cyangwa niyo mitwe akwiye kurandurwa. We are human. By the way, muze kwitonda kuko ngewe yo mvuga umuntu ntago umuntu ngiye kumuri ngewe umuntu nta mupaka agira umuntu Umunyamerika n'umuntu mu Rusiya n'umuntu umunyarwanda n'umuntu mu Burundi n'umuntu mu Kongomani n'umuntu umunyamurenge n'umuntu umunyamasisi n'umuntu buri umwe wese no mungiye niko mvuga. Ntago nge ndebe ibyo mu nzu yanjye nurebe ibyo mu nzu yawe nyine bizarangiye ubaye selfish waye n'umugomo udashobora kumenya uko we wagira n'Imana ntago bitwemerera. Ugomba kumenya ko umuntu ari umuntu, you know what I mean? So ntago nanga KFDLR irwanya ahubwo irwanye te. Ahubwo se kurwanya FDLR ni ngaruka zindi bigira ku bantu. Ibyo bya FDLR wenda tuze kubizaho cyatugira iki. Ariko ntuvuga ngo nanone sinki cya FDLR itarwana, ahubwo nshobora kukubaza ngo ko leta yacu ivuga ko irwanya FDLR. Tumaze imyaka usibye na leta natwe ubwacu turi mu bahanganye na FDLR. Buri muntu wese ahangana na FDLR. Utaragira n'ingaruka za FDLR wenda ubwo abubona avuga ko atari n'umunyarwanda. Buri umwe azagira ingaruka za FDLR. Ahubwo tujye twibukiranya FDLR ari n'umutwe wakomotse mu ntera hamwe zo muri 1994 zica abanyarwanda. Twara abana genocide nge yabaye mfite imyaka 9 sibyo, ariko twarabibonye, twabinyuze, twabuza abantu barapfuye na nisatu. It's crazy. Uwo mutwe uragenda ujya muri Kongo, twawukurikiye kuva 97. Twarashizo ntera hamwe mpaka Kinshasa, turazambutsa n'izigiye no murangura tujyayo, n'izigiye Centrafrica tujyayo. Turasizo FDLR. Kuva icyo gihe twarasa FDLR muri iyo myaka yose, nuko ngo twabirukanye mu Rwanda, turanabakurikira tujya no muri Kongo kugera naho kugira ngo wenda icyo kintu ubanza ugitekerezo gikire mu mutwe ko urubyiruko nimwe nitwe dufite ikibazo ko twigishijwe history n'amateka acuramye kubw'inyungu z'abantu runaka. Kandi muri iki kiganiro utemera ko abantu bashobora kugucurika ubwonko kubera inyungu zabo, still nubundi wowe ntabwo tuba tuvugana. Kuko ibyo ngibyo ngiye badi ndabyumva ndanabisobanukiwe, nta nubwo ari ibintu ndenda gutangira abagabo ubwo abandi bakuha abagabo, you know. Tugera u Rwanda ubwarwo rufata igihugu cya Kongo. Chef d'Etat Major yari James Kabarebe. James Kabarebe ni umututsi witangiye, ni umunyarwanda witangiye guhagarika ubwicanyi no kwica intera hamwe aho yabiri hose. Nisa niyaryamye muri speech muramubona, niyaje kutubwiriza mubona ibyo atubwira no kwica FDLR uko byagenda kose. So uwo mu generali twemera wabohoje u Rwanda karukuramo Habyarimana n'ingabo ze, akajya muri Kongo agakuraho mu butu nizo ntera hamwe zose, yarangiza akayobora Kongo imyaka 5 ari ufite military forces, ari ufite igisirikare. Nukuvuga ngo icyo yarayoboye kuva mu Rwanda kugera muri Kongo, ayobora imyaka yo yayoboye. Kabila barasara turasa baratwirukana, you feel me? Izo ni history Kabarebe batubwira, tumwigiraho nk'umupapa mukuru. Barataha abacengezi bagaruka mu majyaruguru y'igihugu. Iyo majyaruguru y'igihugu yo nari ngiye ubwanjye nayigiriyemo nayo ndayizi. Abacengezi baricwa amajyaruguru y'igihugu bakivamo basubira muri Kongo. Ubwo n'abarokotse tubakurikira nayo so. Kongo kuva yabafatwa n'abitwa ba Kabila, kuva kuri papa we kugera kuri Kabila son. Kongo yafunguriye u Rwanda
imipaka mu buryo bwemewe n'amategeko mpuzamahanga. Filimi wazanye ikibazo cya FDLR ushaka kuvuga ngo ngena shyikiye FDLR ngo uri FDLR ahubwo abanyarwanda mbona ari bo FDLR abanyarwanda bari mu gihugu mbona ba supporting FDLR sinza kantu bayisupportingamo ikintu bakorera icyare cyo urangije abo bakabira bose badufunguriye imipaka badufunguriye nuvuga ngo Kongo igihe cyose ari mu maboko y'abakabira yari u Rwanda Juru baba binyura si yese hano sinuvugisha ndi magambo ndavuga amagambo ngewe nta somye ntarenze ahubwo nzi nabonye ibyo nabonye uko imyaka 30 ni myinshi cyane umuntu abona ibintu bimuba mu maso filimi iyo myaka 30 yose Kongo imipaka yari ifunguye u Rwanda rwemerewe kujya guhigamo buri umwe wese shana nashaka FDL cyangwa undi bo badashaka iyo myaka yari ifunguye kuko nitwe twakontoreye Kongo ntabwo Kongo yigeze yitegeka nk'igihugu ubuzima bwayo bwose Kongo itagiye kwitegeka nk'igihugu ku bwa Tshisekedi ntabwo njya kubaha iki kuko Kabila aho abamujyanye naho twamukuye twese turahaza ntabwo ari ibintu nyine tuvuga ariko ubu turi urubyiruko rwo kuvuga ukavuga ibindi ndabizi iyo mubwira ndabizi biri mu mateka biranditse yakore za training za Gabiro za hehe buruko yagiye buri kimwe cyose birazwe ni nayo mpamvu igihugu twakiyoboranye amafaranga yishyuraga u Rwanda kubera abacu bahapfiriye bahasize ubuzima bagira ngo babohore Kongo twarayamenye yagaragajwe ku rwego rw'isi miliyoni 30 na zingahe harya ngo z'amadolari ngo Kabila yishyuraga u Rwanda filimi iyo myaka iyo FDLR twarashe no kuvuga ngo tuko tumaze imyaka 30 mu gihugu dufite umutekano utajegaje gwa twaba dufite n'igihugu cyabungiyemo FDLR nacyo tugifite mu umutekano utajegaje ko twemere gukorana n'inzego zose no gukuramo ibyo dushaka hakozwe ama operation mu rwego rw'isi yemewe harimo za Umoja Wetu za Sokora zari operation hamwe presidence ya Kongo n'u Rwanda bavuga ati twemeranyije ko tugiye guhiga uyu mutwe tutsinsure bakagenda ejo bakatuzana abarwara kabije ejo bakatuzanira abaninja ejo bakatuzanira ba muto bakuzuza ejo bakatuzana aba generali twuma ngo bamudacumura bapfuye twuma ngo bandi bapfuye abo bana imyaka 30 yashya muri operation zemewe nizitemewe zose zarakozwe kuko kugeza nisa kugira ngo byumve ko iyo FDLR koko kiretse FDLR baye ahubwo ari Kongo yose imbanyarwanda bavuga ko Kongo yose ari FDLR then dase Kongo ubwo byadusaba ko turwana tugafata Kongo ariko sikabwa batari ubwa mbere tuyifashe kuko bwaba ari ubwa kane ifirimi iyo FDLR iyo myaka 30 irarangiye muri Kongo bigezaho ubutegetsi buhindutse bufashwe n'umukongomani nyamukongomani ku mutima ushaka bura none ikintu ndaza kubabwira Tshisekedi ndamukunda ndavuga n'impamvu mukunda numwe mu banyafrika babayeho nako mu bagabo babayeho kwisi ugerageje kugaragaza gahinda n'akababare k'abakongomani ari nako gahinda k'abanyarwanda uko ndajya nkwibutsa imba twica abakongomani ntago tubica baboshye turwana nabo so bivuze ngo abanyarwanda n'abakongomani amaze imyaka 30 bapfa no tuvuge ko bapfa FDLR bro ntago nakunyura hano ngiye sindi umunyepolitike cyangwa nibiki FDLR kubibaho ibaho n'abafite ingenga bitekerezo babaho ariko uburyo irwanywamo cyangwa uryishyirwa ku isoko ngo nirwanywa ntago twagiye muri Kongo gushaka FDLR Kongo ibyo Kongo izira ni n'ibirunge ntabasha no kushyira mu gatwe kanje ngiye nka badi ariko 90% n'ubutunzi twebwe nk'abanyarwanda ikibazo abazungu babigize umuco natwe nk'abanyarwanda ubuyobozi mwitubeshya ngo mushaka FDLR muri Kongo oya mwamutubeshya kandi impamvu bibabaje noneho atari impamvu yo gushyigikira FDLR ahubwo niko kese FDLR ikora yica abanyarwanda nyirizina bari mu gihugu aribo bakabaye ahubwo bahabwa amahoro kuko FDLR kurwanya ariko utaba abanyarwanda bapfa gute bro abasirikare n'abantu sibyo urubyiruko rumaze imyaka 30 rwezo ntambara n'urw'abanyarwanda so ni gute tutafashe by'uru mwaka umwe ko dufite igisirikare gikomeye mu isi kizwi umuntu upinga igisirikare cya DFU yaba ari n'umusazi tutafashe umwanya dufata izo batayo zacu tubaye tugiye kubita FDLR upfapfe ukirakire abajene twinjira igisirikare dukora ibyo bintu abapfuye bapfe hanyuma abonye amahoro batahe tugira amahoro tubeho neza aho kugira ngo tujye tubyarira
kujya mu mashyamba ya Kongo, ababyeyi abamama bacu, igihugu kibyara kujya mu mashyamba ya Kongo kurwana n'ibirombe. Ariko u Rwanda rwabayeho rutagira ibyo birombe, kandi ruzanabaho rutagira ibyo birombe. Nicyo kintu nshaka kubabwiza ukuri. Ruzabaho rudafite ibyo birombe kuko rwabayeho. Ntabwo u Rwanda rubayeho uyu munsi, nta nubwo ruzavaho. U Rwanda ruzabaho iteka, ahubwo rubayeho gute kugira ngo u Rwanda rwubakirwe ku ikarayi y'umuriro n'amaraso y'abakongomani, abarundi, abanyarwanda, abatanzania n'abandi. Ibyo bintu ni ibintu bibabaje, ni ibintu biteye agahinda. Ntago nta muntu n'umwe ku isi umuntu ushyigikira ubwicanyi n'uburema, umuntu ushyigikira ubwicanyi n'uvuga ibinyoma akabeshya isi, ugashaka kubeshya abantu ngo maze imyaka 30 nshaka FDLR. By the way, FDLR nyinshi tubana nazo mu gihugu. Barwarakabije bari ba FDLR, bandi dufite abagenerali, ba ministri maze munda, dufite abamene benshi bari abantu n'aba FDLR. Ni gute twaba dufite umutwe wose wa FDLR, aba top leaders, secret service yabo bamaneko bose tubafite mu gihugu, tukananirwa gutoragura udupieces tw'utwo dusirikare dusigaye? First of all, abo ba general kuko aribo ba chef d'état major bazo bakabaye bazi ngo ikigo cya gisirikare kibaha intwaro, twazishyizaha intwaro tuzikura. Bro, nta musaza cyangwa umuntu ufite ibitekerezo bishaje binacuramye nshaka muri iki kiganiro. Ikiganiro ni cy'urubyiruko, ni cy'abantu turi kuba victime y'ibintu bikorwa n'abasaza bafite ingenga bitekerezo n'ubwicanyi muri bo, n'inda nini zabarenze, bari kurya amaraso y'abana b'Abanyarwanda, bakarya abantu, bakarya abarundi, bakarya abakongomani, bakarya abanyarwanda. Ndagira ngo mbabwire ngo none aka kanya ukundeba biraje muribaza ngo ubundi bad byagenze gute. Reka nze mbibabwire. Ubundi mwampereye ko, reka nze mbibabwire bad byagenze gute. Nabanje nababwiye Badrama Mupenda Ramadhani, mvuka Kigali mu Rwanda. Genocide yabaye mfite imyaka 9, sibyo? Nakuriye mu gihugu cyanjye sinigeze nkivamo, usibye rimwe nisanze mu bikorwa byo binyambutsa n'imipaka muri ayo mashyamba. Ibyo byose muvuga nari ndi kumwe na FPR, ntabwo nari kumwe n'undi muntu wari wese, nubwo nari umwana, ariko nabaye muri ibyo bikorwa nk'abandi bana bose. Navuga ko twakoreshejwe ibintu by'ubugoryi bidafite 12 by'urwango gusa. Ariko bro, mujye mutandukana urwango n'abantu bura bakunda ubukire. Ntabwo nzi FPR uburyo ukunda ubukire cyangwa ukunda kubaho ku buryo itabona agaciro k'umuntu. Bije ku bayobozi bacu, agaciro k'umuntu nicyo kintu kigaragara nk'ikimonyo. Muza ukuntu badusyonyora, ukuntu badufunga, ukuntu batwica, ukuntu batugira ibiki, tugaceceka. Silence. Zip. So muri rusange, kugira ngo ibyo ndi kugenda mvugaho ni ibintu n'ubundi buri wese azi, ntago ndi no kugira ngo prove cyangwa proof, buri wese arabizi, turabiganira twese, turi urubyiruko twirwamo. Arega igihugu cyacu najyambwe n'abayobozi nabo nshaka kuvuga ko ndabizi murimo hano babandi ngo bashinzwe ngo kubita abana amafuni, ngo umutekano, uwo mutekano w'igihugu ushaka kubita abanyoko basko banyu babyara bawe amafuni, uwo mutekano kumara iki? Washyize ifuni hasi ukabwira ugutuma gukubita umuntu ifuni, ukavuga ati ndakiye nanjye, ahubwo nanjye muzayinkubite. Icyo ari nacyo bad yakoze. Ntabwo ngiye ngomba kubaho ntozwa kwica, kuvuga nabi, gutuka umuntu, kutagira ubwenge. Hamwe umuntu aza akakubwira ati tukabarundi kugeza ku rwego, oya, hamwe umuntu avuga ati tukabakongomani kugeza kugira ngo yishime, ahembwe, agende muri vewiti, hanyuma twebwe urabizi ko n'imitanga twayibuze, na bisi zo kwitegera dukoresha n'amafaranga yacu nazo twarazibuze. Umuntu agahagarara hariya akambeshya ngo tukabakongomani kugira ngo yiba amabuye. Nanayiba ntanayazane ngo byibura nanjye wabatutse n'igiheho. Ahubwo ninabaza ati se ko tukenye kandi kare akantu kabaye, gereza yabaye igipinga, yatutse leta, yatutse perezida. Perezida yabaye igihugu, nta gihugu tugira, igihugu ni perezida, right? Ibi byose bijya gutangira rero nkuko umuntu aba yaranyuze muri ibyo. Twabayeho dutozwa kuba abayobozi bacu, ukunda igihugu, tubitozwa turi abana. Nakwita ko icyo gihe bitari ugutozwa, ni manipulation.
kwa ko bari bazi ibyo bategura kugira ngo tuzakure badukoresha iyo mirimo yabo y'ubwicanyi no kwangiza umubano n'amahanga n'inshuti n'abavandimwe. Tubaho tubyihanganira, abapfa barapfa, ibihugu turabitera izo za Kongo, byose muri izo ntambara zabaho tuzireba, biraba tukihangana, ejo runaka kicwa, twabona ko nta muntu mu Rwanda ushobora kwica undi usibye leta yonyine. Icyo nongere nkigarukeho, mu gihugu cyacu isi yose irabizi ko igihugu cyacu gifite umutekano uri intano, n'uwa mbere nkeka ko na Isiraheli apana kumira ibisasu. Umutekano wa 101 umuntu umwe ku wundi mu gihugu cyacu urenze wa Amerika. Ngiye mba muri Amerika, nabaye muri Aziya, nabaye Dubai, nabaye muri Europe, nabaye everywhere. Umutekano w'igihugu cyacu n'imbere urenze undi wose wo kwisi. By the way, na technology surveillance cameras uzajya ubona biriya kamera byo ku muhanda ntabwo babizaniye gusa hasi ngo gufata tike y'imodoka, nubwo nabyo babikora mu bujura bwo kwiba abantu, aho umuntu yandikira umuntu tike y'imodoka cyangwa yishe umuntu. Ahubwo harimo zira kamera zina control iyo Kigali, zikontrola igihugu cyacu, which is good ku bantu babikoresha, babaye babikoresha nk'ibikorwa byiza by'abari no byitwa dufite umutekano mwiza, ariko bo babikora kuya manipulate ngo bana monitoring ngo bashaka kwica uwo badashaka mu gihugu, badashaka kavuga icyo badashaka ko wanyuranya nabo. You feel me? So ibyo bintu nakomeje kubana nabyo, mbana nabyo, tuvuga igihugu twarakibohoje ariko tukibayemo turi imbohe, imiryango, amarira y'abapfakazi, y'imfubyi, iki. Ndagira ngo mbibutse ikintu kimwe nshuti yanjye, ngiye badira muko ngiye mbyizera, kugira ngo ngiye kubona ko ngomba guhagarara nkarwana ku maraso y'umunyarwanda uware wese ukunda ukuri kandi ukeneye kubaho ntawe bafitanye ibibazo. Nukubera ko amarira y'abapfakazi aba mu gihugu cy'u Rwanda, bro, nibyo navugaga bya genocide. Twagize genocide itumarira abantu, ariko birababaje kuva muri 1994 kugeza uyu munsi wa 2025 imfubyi n'abapfakazi dufite none byishwe natwe ubwacu nk'abanyarwanda, twebwe twiyiciye binyuze kandi mu nzira ya diplomasi ngo y'ubuyobozi, ngo ubuyobozi nguriya ngo nyine nguriya ngo ni ikigasha agomba kwicwa, nguriya ngo agomba gupfa, agomba gupfa. Kandi ntaga abanyarwanda bapfa bazira iyo politike gusa, abanyarwanda bazira n'imitungo yabo, imitungo. Ubwo turaza kuza ku nkuru ya Kangondo, hari n'uwabuze nawe nshaka tunatabariza. Birakabije. Bro, kuba mu mahanga bikaba ikindi kintu. Mu gihugu ibintu bitubaho badrama, uri gukora amakosa nta kibazo Kasuku, reka nkora amakosa, wowe ayo bagukoresha noneho imbe nanjye wenda nazahanwa n'abanyarwanda, ariko we n'isi zaguhana kuko ukora violence y'abantu. Bro, uri inshuti, uri umuvandimwe. Kasu, ikibabaje nuko ibintu mvuga tubiganira twese mu gikari. Ibyo mvuga murabizi nyine, nese Kasu mvuga ngo ibyo mvuga ntubizi, ntitubiganira se twese. Reka mbabwire ukuntu urubyiruko rw'u Rwanda tuganira. By the way, wenda umuyobozi uri hano utajyangwa turi ibigoryi ngo twaragiye koko nyene mwana tumanipiretinze mudufunga umunwa, yes, ariko nandwi icyo dutinya ni ziriya mbunda, ni ziriya nyundo mufite, nari amashuka mwicisha bakizito, n'ibyo bintu nibyo dutinya, no kuba n'amahanga ataranamenye exactly gereza tubamo. So turavuga tukaba abantu kuri twe nibo Mana nabo shitani, reka dutuze. Ariko ibi Kasuku ari kwandika hangaha, Kasuku ari mu bantu bambere tuganira, agavuga ati Kasuku nyine buri nubwo Kasuku, I'm sorry kwako, yes you are in comment, utaza muri comments ne kumentioninga nge ntago ari we bad, ariko you are here ushaka kwereka urubyiruko rw'u Rwanda ko we nguri ukotanira u Rwanda, no uri kuroha abanyarwanda, uri kwicana n'abanyarwanda, wateye depression imiryango myinshi. Noneho wibaze ko okay, ariko subundi mwamushaka ko ubundi ngiye nta nubwo naje no kugira ngo tuterana amagambo, kumwe ntitwaterana amagambo ko ntago mwebwe ari mwebwe, ahubwo wenda nk'urugero reka mbabaza Ambassador Diane, oh but why are you doing this? I do this for future of Rwanda, future of generation, future of urubyiruko babaye. Mama Diana, rurababaye uhora i Kigali, ntuzabone wenda uri muri Bekarena ujye ureba hasi urebe uko bimeze, cyangwa turaganira twese. Nibyo navugaga nawe ufite aho muganira, aho umuntu akubwira ngo mani ngo nyine ngo reka maranga mutima ngo twese turabizi ngo ariko nyine ngo abigira utese mwana ngo nyine ngo karuko bimeze. So harimo abo ba Kasuku, Kasu ntabwo wakunze leta y'u Rwanda cyangwa ngo ukunde
gufasha abanyarwanda n'abaresikape n'abacitse jenoside kuko bakunze, watangiye uyu muvuno ugira gusa ngo wigure ku bitutsi watutse abanyarwanda, none ubashe kubona tike yo kujya mu Rwanda, uhita uhura na bwa buyobozi nyine budakorera abaturage ahubwo bwa mafia, ubwa buyobozi budasobanutse. Cya gipolisi kirakurekirita, ndabyibuka byose byakozwe mbireba, barakurekirita kugira ngo uze utuke abanyarwanda. Urabyumva neza, utangira akazi gutyo, ariko wowe uzi ukuri kwiyicwa ry'abanyarwanda, kuko none umwe munahabwa n'amakuru avuga ati tugiye kuniguriya nyine nitumara kumuniga mwatake biriya bigarasha ngo mubigenze gutya na gutya. Mwisabana ibigarasha cyo gukora bisekeje, cyo kurangiye ntabwo uzabishobora kasoya. Reka kubwire watu bamenyereye abantu, numenyera badurama ntabwo wanyita ikigarasha bro, ntabwo wanyira ikigarasha, uri ikigarasha ahubwo uri n'igifobagana. The same time nuko ngo umuntu warya amabyi wahabwa icyo ari cyo cyose ushyire muri icyo gifu cyawe, wica umuntu wari wese. Wirirwa wica abanyarwanda buriya iri kuyobya ukavuga ibintu bitajyanye, utuka abantu. Ubwo no gutera hamwe kwanza, we uri n'interamwe ntuzongera no kugaruka imbere yanyu. Nta amusore kabisa. Umuntu wese wica abantu uruboza bari interahamwe. Uwo ngo abari interahamwe, ngo ni interahamwe z'ubundi bwoko, ari umumama nabyumbanye. Ni interahamwe z'ubundi bwoko, izo nizo turi no kurwanya. You understand? Ngo kuje ngo ro kwigaragaza ngo uravugira igihugu wavuze kujya ubone iki kigutwara mu Rwanda. Byanangiye rero waranasuye, uzataha ureke kuvuga ubusa kuko ntacyo. Wowe ntukunda FPR, nayo ntigukunda, igomba kugukoresha. Kuko adende ubudade ntago ari abanyarwanda bro, ikibazo dufite ni FPR. Unkarabe nge nagukarabye umuntu nyine, unagukarabye kera buriya, rega nagukarabye utangiye gutuka abanyarwanda buriya tubana nanagukarabye. Nese wagize ngo usigashaka so urankaraba nkana. Niyo bamujya mbona abantu bubahuka abandi muri ibintu bro, nge ntabwo wanyuba ukarubanza na urankaraba kugira ngo mbone isabune, kugira umwana wanjye yige, kugira mbeho no. Anyway, icyo twagisimbutse yewe cyamagurukije. Nyuma y'ibyo byose nagerageje kuvuga utuntu mbaye nzi, utuntu nzi, ariko icyatumye none mvuga ngo enough is enough. Twese turi urubyiruko nkuko nabivuze, abantu turi hagati y'imyaka 10 kugera kuri 40, tuzira amakosa yakozwe n'abo twakwise ngo n'abarora umodongo n'abacunguzi bacu n'ibiki. So nabo mu kudefanda amakosa yabo badukoresha nk'ibitambo bigomba kuba silenced. Abanyarwanda twaracecekeshejwe, twima freedom of speech, twima democracy, twima ibintu byose twemerwa n'itegeko nshinga. Ahibyo ngiye kuvugaho. Abantu baragiye bapfa tukihangana, abantu bagashimutwa tukihangana, ukumva ngo Bahati yabuze tukihangana, ukumva ngo Kizito yanizwe